Hano hanze hari ikibazo cy'abantu bafite ikibazo uburyo wajya unyazamo umudamu wawe, kuko akenshi abagabo bafite ikibazo cyo kuba bagira impungenge ngo nimba ari amazi koko ngo umudamu ngo amanura mu gituba, ngo nimba koko ngo ari isoko koko nziza, atari ya mazi y'amatuburano yo kuba banyweye inzoga, ugasanga umudamu ngo yagutuburiye. Akenshi buriya amavangingo ya nyayo aba ari ya mavangingo y'umweru, ku buryo nubwo waba uri kunyaza umudamu nawe ubwawe urabyibwira. Buriya amavangingo ya nyayo ntago aba asa umuhondo cyangwa ase nk'aho ari umuhondo wijimye. Amavangingo ya nyayo aba ari amazi y'umweru, kandi koko nawe ubona ko agaragara neza ku mboro, uko umugore agenda ayasuka ku mboro umugabo ariko agenda amunyaza, aba ari koko ari amazi yera de. Iyo wa mugabo abonye ko ari amazi y'umweru, burya umugabo yanashiduka yakubisemo n'umunwa, kwa kuntu umugabo aba yayishimiye. Kandi nta mugabo wese koko udakunda ari amavangingo, kuko afite icyo amara ku mugabo. Umugabo buriya utazi icyiza cy'amavangingo, buriya umuntu utazi ikivu burya nta kintu abazi. Nicyo kintu kigize igitsina kuba cyaryoha. Uko umugore agenda anyara, uko umugore agenda asa nk'ukunyarira kwibya, uko amazi amanuka ku mboro amanuka kwibya, ni kwa kundi wa mugabo agenda aryoherwa. Ugasanga kwa kundi kuba yarananiwe gutera akabariro, ugasanga imboro ye yaraguye, ni igishyukwa, ni ikibuja, cyangwa ngo ugasanga umugore n'umugabo ngo ntago bigishoboka kuba bajya mu buriri bumwe ngo batere akabariro. Ariko iyo uriya mugore agize gutya agasa nk'umuhereza kuri kivu rwose, umugabo arongera imboro igahagarara. Ubwo ari amavangingo kuko aba afite ubushyuhe bwinshi cyane, wa mugabo kuko imboro iba yaragiye igasa nk'aho ikonje, igasa nk'aho itagifite ubushake bwinshi, nayo ari amavangingo aragira icyo amarira ya mboro. Ugasanga wa mugore afashije umugabo kuba batera akabariro bose bafite ubushake. Buriya uko umugore nawe agenda asa nk'uyamanura, ugasanga imboro isa nk'aho nayo yishima, niko na cya gituba nacyo kigenda kifunguka, ugasanga nawe atangiye kugira ubushake. Uko agenda agira ubushake, niko noneho nawe wa mugore atangira nawe kuryoherwa. Buryo wa mugore uko agenda aryoherwa, wa mugabo uko agenda akozaho umutwe w'imboro anyaza gake gakeya, wowe uko ugenda umufasha usa nk'uyamusukaho, usa nk'unyara wishimiye imboro, ni hahandi noneho wa mugabo atangira akaryoherwa, akavuga ati koko uyu mugore afite igituba kiryoshye. Igituba kiryoha ari umugore wabishyizemo uruhare. N'umugabo nawe agira imboro iryoshye kuko azi kurongora, agashimisha wa mugore nawe akarangiza. Uko wa mugabo agenda arongora wa mugore akarangiza, burya nawe wa mugore niko yumva uburyohe bw'imboro. Buriya rero imboro n'igituba ni ibintu bigira amagirirane. Nimba umwe ashyukwa akarongora akarangiza, wa mugore ugasanga ntago yishimye, ntago byaryohera rwose. Muri umwe babiri, umwe araryoherwa ariko undi ntaryoherwe, ugasanga mwese muri babiri nta n'umwe wumvishe uburyohe. Umwe yumva ko undi yaryohewe, cyangwa undi akumva ko ataryohewe, noneho bigasa nk'aho igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina musa nk'aho mutagikoze neza, kubera yuko mwese ntabwo mwihaye umwanya uhagije kugira ngo igituba kimuhe neza, n'imboro nawe yimuhe neza, kugira ngo umurongore igeremo imbere. Ni hahandi uba wakoresheje akagufu gakeya. Akenshi buriya gukoresha ingufu nyinshi cyane ntabwo biba ari byiza. Uko ukoresha ingufu nyinshi cyane unanirwa vuba, kandi noneho uzi ko uba ufite n'ikibazo cyo kuba kutagira umushyukwe uhagije. Uko ukoresha imbaraga nkeya, niko bwa bushake busa nk'aho bwisuganya, ugasanga ya mboro igize ubushake, noneho ugatangira kumva uburyohe bw'igituba. Niyo mpamvu rero ugomba kuba wakoresha imbaraga nkeya ugitangira gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Iyo wihuse ni hahandi nawe wumva igituba gikomeye, kwa yuko wa mugore uba usa nk'aho wakoresheje imbaraga nyinshi, igituba ugasa nk'aho usa nk'ugikanga, aho kugira ngo umuhe umwanya wo kwisanzura mu kunyara. Akenshi ntago kunyara ari hahandi umuntu anyarira inkari. Usanga rugongo nayo
niyo isa nkaho ifasha umugabo kugira uburyohe, ukagenda akora kuri rugongo asa nk'uyimanura, asa nk'umanuraho imboro azamura rugongo, nayo uko ugenda ibyimba isa nk'akabyimba kazamura kakamera nk'imboro, ni kwa kundi noneho wa mugore niho utangira kurebera ubushake afite uko bungana. Uko agenda aryoherwa, rugongo igenda isa nk'izamuka, kagasa nkaho kari agashyimbo kabyimba, ariyo bita rugongo. None wa mugabo nawe ntabwo wahita ukoresha imbaraga nyinshi kubera yuko ubona ko umugore yagize ubushake bwinshi, ahubwo wowe usa nkaho urongora ku mpande, ugasa nkaho nk'umunyongeramo mo imbere, usa nk'ucumita gake gakeya. Uko ugenda uyinyerezamo imboro gake gakeya, niko wa mugore nawe agira ubushake bwinshi, bitakugora kuba ari buze kukugora kuba yarangiza, uburyo nawe umurongora akarangiriza rimwe. Buriya akenshi ku mugabo utasobanukiwe ngo rugongo cyangwa igituba cyangwa imishino ni ibintu bitatu bigize igituba. Uko biriya bintu bitatu bigize igituba nibyo bituma imboro iryoherwa. Iyo umugore afite imishino biba akarusho, kuko yuko ya mishino igenda ikora ku mboro, ukikora ku mboro gake gakeya igasa nk'iyisubizamo imboro mu gituba. Uko imboro izamuka asa nk'uyikuramo, ni kwa kundi nuratangira ya mishini igasa nk'ayikabakaba ya mboro, ugasanga wa mugabo nubwo yaba adafite ubushake, bwa bushake buje kubera yuko afite igituba gifite imishino. Muri iyi mishino icyiza cyayo isa nk'ayikabakaba imboro, ya mboro nayo ikakomeza yaguma mu gituba. Kwa kundi umugabo nawe yaryohewe, ugerageza kuba ya mboro utayikuramo yose, ahubwo ugasa nk'uyirekeramo hagati kugira ngo ujye ucumitiramo hagati, unanyarizamo hagati, bikaba akarusho. Wa mudamu akagufasha akajya anyaririmo. Akenshi hari abantu ngo batazi ngo kunyaririmo, ibyo nabyo mujya mukunda kubibaza cyane. Kunyaririmo aba ari umugore woroshye, usanzwe n'ubundi woroshye. Iyo woroshye n'ubundi birakorohera, kwa yuko akenshi amavangingo aturuka kuri rugongo hejuru, twatuzi tukagenda tumanukira ku mboro, wa mugabo nawe ariko agenda gucumita, none ya mavangingo ukagenda amanuka akamanukira mu gituba mo hagati, cya gituba kigakomeza cyoroshye. Wa mugabo nawe nikakomeza agira ubushake, ugasanga arongoye umwanya munini cyane. Uko arongora umwanya munini niko yumva uburyohe bw'igituba, kubera yuko wa mwanya munini ugufasha kuba waryoherwa. Akenshi hari abavuga ati nibaryoherwa ngo ntago bumva ngo kunyaririmo. Kunyaririmo bibaho, biranashoboka, ni ibintu bibaho, kandi hari abadamu yego batabizi, akenshi bazagenda wenda batubaza, niyo mpamvu wenda tugenda tubasobanurira, niyo mpamvu tubabaza ibibazo. Hari abatuhamagara bakatubaza, tukababaza, tukabafasha kuba wenda bagira uburyo babigenzamo ku bagabo babo, kugira ngo nabo babaryohereze mu buriri. Uko umugabo aryoherwa niko agira kugukunda no kukwishimira, ugasanga na cya gituba cyawe ahoze yumva yuko na wundi mugore yatekereza ati wa mugore wiwe kuko umuha igituba neza. Niyo mpamvu rero abadamu mutazi gutanga igituba neza, burya ni nkaho uba uri kwirukanira umugabo wawe. Mujye mugerageza mutange igituba neza, kubera yuko igituba iyo ugitanze neza ukagira umugabo wawe, nawe agira ubushake bwinshi buhoraho, nawe nakagenda avuga yuko yagize ikibazo cyo kutagira ibyishimo mu buriri. Burya iyo umuntu afite ibyishimo mu buriri, burya nta kindi, kuba yuko buriya iyo umugabo akurongoye akarangiza kumva araryohewe, nta cyabuza kuba atagushimira. Iyo agushimiye rero ni kwa kundi nawe afata umwanya uhagije akajya kurongora bihagije, ntawe akagukorera cya kintu nawe watekerezaga ati umugabo koko ntago nari nzi yuko azi kunyaza gutya, akaguha umwanya uhagije akakunyaza, ku buryo ugira uburyohe bukagushimisha, nawe ukumva uraruhutse, ukumva nawe utekereje koko imboroka iryoha. Babandi rero bagira ikibazo cyo kuvuga ngo barabyaye bashakanye n'abagabo babo, ati ko sinari numva imboroka iryoha. Burya imboro iraryoha, nicyo kintu kiryoha kurusha n'ibindi, kirusha n'ubuki mu buzima, kwa yuko akenshi pe buriya urabona ko ubuki buryoha, ariko nanone buriya imboro iraryoha iyo izi kuba yakurongora neza ukarangiza, kandi agafata n'umwanya wo kukurongora abyitondeye, kandi akakurongora umunsi ku wundi adafashe umwanya wo kukurongora, kuko
ari impamvu y'uko ngo yubatse urugo. Burya yego biba ari inshingano, ariko nanone nta nubwo aba ari n'itegeko kuba warongora umugore wawe buri munsi buri munsi, ariko murongore mu gihe nawe wumva ufite morale yo kuba wamurongora, kuko numurongora wumva uri kumwikiza ngo nuko ngo ari umadamu, ngo atagira ngo navuye ahandi ngo cyangwa nagiye ahandi, burya uba ukoze ikosa. Uzaba warongoye nabi, utangira kurongora nabi, ahubwo ntihazarushaho kubona ko wavuye ahandi.